ni Mutabazi wabyanditse, ntavuga intumwa mukayoni Paulo. Ndakomeza navuga ngo izi nzererezi zisenya abakozi b'Imana, utazizi azazibona ari kuri YouTube. Izi nzererezi zisenya abakozi b'Imana nazo zivuga ko nazo ari abakozi b'Imana, zigahangara abasizwe cyo kimwe n'abaguhumurira abakristo kudatanga ubutunzi bwabo. Iyo umuntu asambanya ari mu cyumba nta wamubonye akinjiramo, ikintu abakoze kigira ingaruka ku bantu bangahe. Iyo bifashwe bijyana kuri YouTube bikabivuga, abari muri Canada babyumvisha, abari muri Australia abikora ntibari bahari. None kuba bivuze bigushije imitima yabo. Mu by'ukuri ndi Imana nahana nde muri mwebwe babiri. Mbere yo guhana uyu wayishyizemo ndabanza ngo hane we wabijyanye kuri YouTube. Sindabibara ko bikoze ko we yabikoze batareba. Niyo mpamvu uswana bajya kwikora ngo kajya Kampala. Nese umuntu bajya kwikora kajya Kampala, wowe kucyubizana kuri YouTube. Urabona uburyo we yashyizemo imbaraga kugira ngo bitagusha abantu, wowe ushyizemo imbaraga kugira ngo bibagushe. Masasa yazamutse nta mukozi w'Imana avuze. Mu by'ukuri wowe ugiye guhimba style nshyashya yo kuzamuka, usenye Apotre Mutabazi ukagira ka Apotre Ntuzi, ukagerekaho na Evangeliste Ntuzi, ababa mama bo mukabamanuka mukabagira. Ese ubu ngubu abo bishop wabigizayo, abo babwiriza wababwiriza. Imana yibona umukozi w'Imana ari wo gusuzugurika no gusuzugurwa, hari ibintu bibiri ikora: iramwica cyangwa se ikamukuraho amavuta. Ariko kugira ngo ubone ko Imana inaseriye igiye kumukuraho amavuta imuvana mu gihugu. Wari abakozi b'Imana bakoraga ibitagaza mu Rwanda basanga muri Amerika, yoko yowe atwara ikamyo yaravuye amavuta yo gukubita dayimoni, akabasiga yakubita amavuta ya 16 muri samutererera ayimanuka azamura muri kanga, kandi yarahagurutsaga ikirema kigahaguruka. Kuko umuntu watuza umudamu ubusambanye kandi abizika afite umugabo mu rusengero akabivuga kuri mikoro, uyu ni dayimoni yigendera. Yamushyize ku ruhande muri biro akamubwira iby'ubwo busambanya abonye, nimba atari gushaka kwereka abantu ko karebayo. Watuje umudamu watuje umudamu ufite umugabo ubusambanye mu rusengero, ntahamagaye RIB, naba ntari Apotre Mutabazi, nahamagara RIB nkakiraho na avoka, ubwo bugoryi bukagusohokamo. Kuko nta nubwo ari ikibazo cy'ubujiji ufite buri kugera kuri level y'ubugoryi. Oya, nta nubwo ari ubugoryi. Reka nkwereka nk'urugero urabyumva neza. Warabona umuntu leta ihana mu Rwanda ko reka adatanga agaciro, ariko reba bagufasha uri kugumura abatanga agaciro. Sha uzi ikintu utagushyira ku ivi, ukagira nk'ibyago bakagisha inama Mutabazi ngo tumukorere iki. Nubwo ni ku ivi. Nubwo buri muntu wese umuhamagaro we ni gatozi, wikivanga mu wanjye cyangwa nivange mu wawe. Umukozi w'Imana akaza akifatira undi ku gahanga. Umuhamagaro wari uhari. Kabiri, nimba twese dukora muri kampani, ndafata amabwiriza ku mukozi mugenzi wanjye, ndafata amabwiriza kumukoresha, nawe ufata amabwiriza kumukoresha, kandi amabwiriza dushobora kuba atandukanye. Buriya President His Excellency amabwiriza habiruta ntagari ya ubuhinzi. Buri wese rero nafata amabwiriza ye ku giti cye ajyanye n'umurimo yahamagariwe. Winyivangira mu murimo, nanjye sinivange mu wawe. 18 mbese hariho umuntu uhamagawe yarakebwe nuko rero ntagahinduka utakebwe. Hariho umuntu uhamagawe atakebwe nuko ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumaze no kudakebwa ntacyo kumaze, ahubwo ikigira icyo kimaze no kwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese aguma uko yarari agihamagarwa, mbese wahamagara uri imbata. Aya magambo nayavuze nshaka kugera kuki kugira ngo ngaruke kwa hano muri Matayo soze ikintu ashaka kubaganiriza gishobora no kuba icyanyuma, kitabaye icyanyuma kandi nabwo tuzaba tuhari turi kumwe. Hano kuba yarazanye ibintu byo gukebwa no kudakebwa, tuzi neza yuko mugakiza gukebwa rwose bitanatureba. Ariko akavuga ati nka Paulo, nimba umusozi wakirijweho bose ari abayuda bakebwe, kudakebwa kwawe n'ijuru byabikubaraho nk'icyaha kubera ko uri kugusha abandi. Nta nivuga butumwa wakora kuri umusozi utarakebwe. Bivuze iki? Biravuze ngo hano yari ari kwigisha amagambo afitanye isano n'ikintu bita umuco n'imyumvire yabo uhagaze hagati. Ari naho yageze muri uru rwandiko arabwira ngo ntihakagire umuntu uhirimbiza umusatsi ari umugabo. Ubwo baba n'umuntu wa dread batuye nta kirirwa. Nge nabonye umwapotre ukoreshwa ibitangaza hariya muri Mozambique afite dread mu bwanwa, amavuta y'Imana muriho. Afite dread mu bwanwa, ntago ari ku musatsi, dread mu bwanwa. Bivuze iki? Tugiye mu ijambo rivuga guhirimbiza umusatsi, wahita umwatuza agakiza. Hari n'ugeze kubona umukozi w'Imana yaconze 04 atiyo sinyogosha y'abantu b'Imana. Koko
sérieusement undabona yakubise kagapenke kuna abasore basigaye bahagarika penke neza hanga ati nawe wabaye nk'abisi rero hari utuntu nawe wari umaze iminsi gukubita amaho se kutagashyizemo ahubwo kutagashyizemo kariya se kariya kantu ni akantu kavuga kati ubu turi mu muhamagaro kwa Yuda ntago turi mu bunaziri bwo guhirimbiza umusatsi ahubwo tuconga neza kuko ngo kera ngo ntago bemererwaga ngo guconga inkokora z'imisatsi abanaziri none se turi mu gakiza kavuga ngo ntugaconga inkokora ngo z'ubwanwa ngo inkokora z'ubwanwa ngo ntugaconga inkokora z'ubwanwa donc Imana hari iri yari imirimo itegetswe n'amategeko ibabuza ngo wiconga aha wikogosha wigira aha wigira gutya reka nkubaze iyo uyogoshe baraguconga kuki udataba taguconze bituma umuntu agaragara neza voilà none wese bituma umuntu agaragara neza hari tableau noir yanditseho ibintu umuntu akora kugira ngo agaragare neza nuha ngo ushingira ku byo wowe witako byatuma ugaragara neza none reka nkubaze nge nimba mbona kugira ngo bigaragare neza harimo turongo urumva mbikoze nawe waconze ugashyira mu masoso n'uwaconze 040 akayifushongera aha n'uwacongeye aha n'uwakamazeho hano hejuru akawusigaho mu by'ukuri nimba atari dayimoni nimba atari Mesiye bujiji udutera kwibasirana mu by'ukuri tuba dupfiki nimba hari n'abantu najya kubwiriza nabo bafite mutwe turongo bagafashwa ko basanze nanjye gafite mu by'ukuri nimba amabwiriza ngomba kuyakora ku mukoresha ntayakura ku mukozi dukorana wabuze ibyo uvuga ku buryo waza ugafata isaha kuvuga ku turongo two mutwe Mutabazi mu by'ukuri so mu by'ukuri rero kora umurimo nanjye ngukore ufite abufasha nabo mfasha ariho ndibuze kubaza abantu aza kibasira ntuza ni ibyo uri kumwibasiramo wawe wikora kangubaze ntuza we ubu nsanze apotre ntuza yayirobe irimo nkarunguruka nkabona irimo nkahanagura ku maso nkashyiramo na rinete ntareba nkabona irimo nkagira ngo ndikorota nkikangura nkabona pe ukabona uri maso icyo gihe mitamugane rero mwegereye umuhanda hano bareba mujye hirya gato cyangwa hita ndenza y'ikiringiti ntuzi ko cyari cyavuyeho wa nkaba abandi bagendesha imigongo bagatwikira se wari wanyweye agasinda akambara ubusa si wari uri mu cyaha yego kuvuga umukozi w'Imana nabi naho icyo wawe umuvuga ko yaba yagikoze ntibikuraho umuvumo nicyo kintu abantu batamenya akangutse yaravumye kandi umuvumo avumye uranafata kandi kwambara ubusa yari yabwambaye kandi nk'umubyeyi ntiyarakwiye kwambara ubusa Miriam ibintu yavugiraga Mose yari yabikoze pe n'ukuri yari yabikoze reka nsome inyandiko mperutse kwandika naranditse ngo please don't touch the anointed ntukaramburire ukuboko kwasizwe ariko iyi ngingo umfashe ize kuba ngufiya reka mbisome gusa ntacyo ndabivugaho ndabisoma nkore conclusion gusa Yesu yaravuze ni muri Matayo 5:19 ati utitondera amategeko agashishikariza abandi kutayitondera azitwa muto mu bwami kudatanga icyacumi n'ibindi biteganywa na Bibiliya itegeko nshinga ry'ubwami Bibiliya ni itegeko nshinga ry'ubwami ukagerageza kubibuza n'ababikoraga ukabagumura bituma ijuru rigushyira kuri liste yabo rigomba kurwanya bya nyabyo bana bato mwirinde uwo muzi mbibandikiye nk'intumwa ni Mutabazi wabyanditse ntavuga intumwa mukayoni Paulo ndakomeza navuga ngo izi nzererezi zisenya abakozi b'Imana utazizi azazibona ari kuri YouTube ngo uzabona umukongo uzabona uri mwisi nimvuga inzererezi ukaba utazizi uzazibona uri kuri YouTube izi nzererezi zisenya abakozi b'Imana nazo zivuga ko nazo ari abakozi b'Imana zigahangara abasizwe cyo kimwe n'abagumurira abakristo kudatanga ubutunzi bwabo ngo bwubaka ubwami bw'Imana bakabikorera mu nyigisho zabo muraje mubona kaga bazisangamo ubukene bwo bamaze gukatisha itike yo kubuturamo bazabuturamo kugeza no ku gisekuru cyabo cya 4 kugumura abaturage mu bwami bwose aho uva bukagera bikugiraho ingaruka zigera ku buvivi bw'abagukomokaho Bibiliya avuga ngo bazahambirwa urusyo ku majosi bajugunywe mu nyanja soza avuga ngo muzaba mureba izi YouTube channel muzabona ibyo zizazanira bamwe
muzabona uburyo zizazanira bamwe imivumo batazikuraho bazira ubujiji no kwigira abigisha. Nicyo cyatumye Yakobo abuza benshi kwigira abigisha, yewe n'ababihawe bakabihamagarirwa, akabakangurira gusenga kugira ngo bagire ishurirwa, bityo bagakorera Imana batinya. Why? Kubera iki? Kubera yuko kwigisha abantu ibibagumura bizakuzanira umuvumo w'igishwamwaka uzakugeza ku gutsindwa kw'ibihe byose. Ibi byanditswe na Apotre Mutabazi Kabarira, umuyobozi wa The Carpenters Church International. Reka wenda nkore conclusion imvuga ngo niba Miriyamu yari afite hit, batangiye kuvuga ngo kwamamara, ngo bamaze kwambuka inyanja itukura, ngo umuhanuzi kazi bita Miriyamu ngo yahise atera indirimbo aririmba ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja, ngo iteraniro ryose riraririmba. Mwani magambo Miriyamu yari afite, yari nka Sinaci cyangwa se Israel mbonye w'uyu munsi. Ariko umunsi yavuze kuri Mose amunegura ngo yashatse umunyamahanga, kandi koko Mose yari yashatse umunyamahanga, byana kubwe ngo nsanzirimo nambwana ijyaho batakureba, ubundi uze kuza mu yita tunsinkubure. Reka nkubaze, iyo umuntu asambanya ari mu cyumba nta wamubonye akinjiramo, ikintu abakoze kigira ingaruka ku bantu bangahe? Niwe bifite ingaruka, no bari gusambana. Noneho n'Imana izabimubaza. Ariko iyo bifashwe bijyana kuri YouTube bikabivuga, abari muri Canada babyumvisha, abari muri Australia abikora ntibari bahari. None kuba bivuze bigushije imitima yabo. Mu by'ukuri ndi Imana nahana nde muri mwebwe babiri. Mbere yo guhana uyu wayishyizemo, ndabanza ngo we wabijyanye kuri YouTube. Nuwa mu magambo makeya, umuntu abijyanye kuri YouTube, Imana avuga ngo aturi cyankore wa gwirawe dore kugwagwana ugwa buri munsi. Ariko abijyanye kuri YouTube kavuga ngo ndaguhana, ndagushyiraho umuvumo, abantu bose baguye kuba babyumvise, ndabibara kuri wowe. Sindabibara kwa bikoze ko we yabikoze batareba. Niyo mpamvu uswana bajya kwikora ngo kajya Kampala. Nese umuntu bajya kwikora kajya Kampala, wowe kucyubizana kuri YouTube. Urabona uburyo we yashyizemo imbaraga kugira ngo bitagusha abantu, wowe ushyizemo imbaraga kugira ngo bibagushe. Wazi azatura birangira. None sika nkubaze, nimvuga ngo Apotre Nuzana mubonye irimo, ngo nanarungurutse mbona irimo neza, nanungurutse mbona yarangiriyeyo, ugatangira no kuvuga detail yuko wabibonye. Mu by'ukuri nimba yabwirizaga hagakizwa abantu 1000 ku mwaka kuri YouTube, Mutabazi nge nzasigara ndi kubabwiriza. Nimba rero abantu nge Mutabazi mfasha utabafasha, irinde kunsenya. Kandi noneho nimba abantu mfasha utabafasha ukaza kunsenya, Imana nayo iragusenya. Miriyamu nyuma yo kubemba, Mose akamusabira kugira ngo ibembe bimuveho. Miriyamu ntiyongeye kurya hite. Uzasome Bibiliya yose, nyuma yaho ngaho Miriyamu yarazimye. Donc ijambo rivuga Miriyamu ryarangiranye, nwanga araneguye, agize ibembe bimuvuyeho, birangiriraho. Nge narabikurikiranye. Abantu bose bavuze umukozi w'Imana gitwaza nabi. Ndahera kuri Share Kabonero, bakaboneka sinzi ukuntu babitagaho ku museso. Bari basanzwe bagurukana abantu bo muri politike, bagira ngo barava muri politike basimbukire muri Zion. Wenda icyo gihe nabwo barebwaga nabi mu gihugu, ariko bamaze kuvuga kuri gitwaza, manza nta myaka 3 bakubiseho. Aho bari nta utahaza, ubwo mvuze urugero urese yabona. Abantu bose banditse kuri gitwaza ngo yagiye mu isanduku, banshakira urebe ko ari umuntu w'umugabo urimo. Ntufite inzu yawe, ntukora uyu murimo, kandi abantu ushobora usanga baragutanze muri uyu murimo. Uzagenda ubaze mwese mwitonde ku murongo tubashakemo inzu. Nge mvuga ibintu bigaragara. Mvuga ibintu bigaragara, nuza kumvuguruza nawe unyereke ibigaragara. Gitwaza yazamutse nta mukozi w'Imana avuze nabi. Kugeza ku buryo umunsi umwe bamubaje kuri Rwanda muri byo yari yavuze, arabasubiza ngo sinzi umwuka Rwanda muri yabivuze arimo. Abarigendeye ntagira ikindi avugaho. Ati nese murambaza ku bintu yavuze ari mu mwuka, ntazi uwo yari arimo. Ati umunsi muzansanga mu mwuka yari arimo, muzabimbaze nzaba nanjye mbasha kubivugaho.
arekeraho. Masasu yazamutse nta mukozi w'Imana avuze. Mu by'ukuri wowe ugiye guhimba style nshyashya yo kuzamuka usenye apotre Mutabazi ukagera ka apotre Ntuze ukagerekaho na evangeliste Ntuze ababa mama bo mukabamanuka mukabagira uzaba wicukuri uvuze ngo nkizaho agapfundikizo sinzarenga ahangaha. Abavuze Mutabazi kuko ntimuvuga ngenyenyine yaba mwana avuga Mutabazi wenyine. Hari umuntu mbona yamvuze mu gitondo nkasanga yavuze gitwaza, mu gitondo atanga yavuze n'abandi. Hase ubwo ushatse wako bizagwira kuri Mutabazi, bigwire ku Gitwaza, bigwire kuri Ntuza, bigwire kuri Ntuza. Hari Ntuza banga ba bishop bose ngo bisaba bishop, Imana yampaye bampaye message bazije kwiga kuborosa, kuko ibintu byo kwanga ba bishop bose ba Kigali. Ese ubu ngubu abo ba bishop wabigizayo, abo babwiriza wababwiriza. Ntuzigere usenya umukozi w'Imana aramutse yigiyeyo cyangwa asenyutse. Miriyamu yavugaga biriya kuri Mose. Iyo Mose yigirayo Miriyamu ariko bageze i Kanani. Abantu utageze i Kanani ntugasenye Mose wabo, kuko nujya kumusenya Imana izaguha ibibembe. Si ikibazo cy'uko yabikoze cyatabikoze, ahubwo usenye Mose wari wajyanye i Kanani kandi wowe utabajyanayo. Ikindi kandi ntukanavuge ngo nzamusenya ngo kugira ngo asenyuke nge mbagezeyo. Ibyo ni ukuba nkakora na Datani. Ariko ngo ubu ngo Mose nivugisha wenyine, ngo ariko ubundi ngo twe nitwabayobora. Wagenjeje makeya, ntabwo nshaka gutinda muri ibi. Narabitegereje bose, nta numwe ujya uzamuka. Abantu bagira umunwa uvuga abandi bakozi b'Imana bagenzi babo ntibajye bazamuka. Uziko n'abantu bavuga abashumba babo, wowe ubwo umaze kwicukurira ukitaba. Ibintu byose nk'urugero kamwereke, iyo uvuga nabo umushumba wawe, ibintu byose yakubwirije n'ibyo yagwanuriye nta na kimwe cyasohora kuri wowe. That's one. Kabiri, abakozi b'Imana bose bazaza mugahurira muri urwo rusengero nta na kimwe bazakugezaho. Wowe uzabyumva ushyuwe cyane ugire ngo byakoze, kuko uwo mushumba ni nkawe cover, ni nkawe mutaka mu isi y'umwuka uri muri icyo kirere. Nimba rero wumva umushumba ushaka kuzajya umuvuga nabi, soka muri urwo rusengero caho. Abanyarwanda bose bazavuge Gitwaza nabi ntuzabishinge. Nimba uri umuzayoni uzapfa nabi numuvuga nabi, aho ngaho uzaba wihemukiye. Ubwo rya dini tajya rigira nyoborezi ryemera ndababyiringiye. Mutabazi ninza nkakomozaho nkadondozaho, ubwo Imana izabidiringa nanjye ku giti cyanjye ukwanjye, ariko wowe uhasengera koko yokoyo we yewe we Yesu we. Mu by'ukuri ubwami bw'Imana bugira protokole. Kankubaze, ubu ngubu mushiki wawe yicaye imbere yawe atambaye ikariso, wicanye n'undi mutipe cyangwa undi mugabo, wamurya urwara cyangwa warurya mushiki wawe? Mbwira wowe warurya urwara. Narurya mushiki wanjye cyangwa warurya umugabo mugenzi wawe ati reba wayotse, wabikora? Oya. None se kubikora ku mushumba wawe? None se kuki umuntu abikora ku mushumba umushumbye kandi akagaruka kwigabura? None se kuki umuntu abikora ku gihugu? Ejo wasitara wabanza amazuru hasi ngo Mutabazi ninze nkuvugire. Iyo ubanza igihora ihora, ahubwo amazuru biroroshye. Hari ibintu bitaza bikinishwa. Iso iyo yambaye ubusa utera umugongo ukazana umwenda, Imana ikarekura umugisha. Kandi buriya kuba yambaye ubwo busa ukamushyiraho umwenda ntibivuga ngo ejo mu gitondo ni wowe uzaba wabaye so ngo noneho waba umwana. Oya, abakozi b'Imana tubashakira mu mavuta. Ako kandi shawe yakabari kuba ari konsorezaho. Tubashakira mu mavuta, niho tubarebera, niho tubajudgingira. Imana arantu Dawidi yasenze avuga ngo ntungure umwuka wawe. Imana iyo ibona umukozi w'Imana ari uwo gusuzugurika no gusuzugurwa, hari ibintu bibiri ikora: iramwica cyangwa se ikamukuraho amavuta. Ariko kugira ngo ubone ko Imana inaseriye ijye kumukuraho amavuta imuvana mu gihugu, ntabyo mwari muzi. Iyo uri umukozi w'Imana, Imana ibona wayikoreye ikabona urakabije, none se ugusambana usigaye ujya no mugina ukagura ku kiro.
mbese kabone urakabije. Ikintu cya mbere manza gukorera ikwambura amavuta, yarangiza igahita igufata, yaguteza ideni muri karitsiye, yaguteza ribu tukumva nguri Tanzania, mbese ikuvana hahandi wagiriye umumaro, ukagera ahandi ugatangira gucuruza ikarito, ugatangira gucuruza wari abakozi b'Imana bakoraga ibitangaza mu Rwanda basanga muri Amerika, yoko yowe muri kampani ebana bari muri business kazi, atwara ikamyo yaravuye mu mavuta yo gukubita dayimoni, akabasiga yakubita amafitensi ya 16 muri samutererera ayimanuka azamura muri kanga, kandi yarahagurutsaga ikirema kigahaguruka. So mu by'ukuri Imana ifite protocol ikoreramo ibintu. Paulo yaravuze ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niyo mpamvu abashumba muri kunyumva, umuntu uzongera kwatuza umuntu ubusambanyi nashaka azaba yabyeretswe, ufite inshingano yo guhaguruka banga aravangiwe ukanamusohorana nabi, kuko nimba ari umukobwa azatuma atabona umugabo, yamushyize ku ruhande muri biro akamubwira iby'ubwo busambanyi abonye, nimba atari gushaka kwereka abantu ko karebayo. Ese ubwo nta munsi numwe wenda arerekwa ikintu agasanga hari ukuntu yakibonye nabira, tuvuga ngo tumubaje ngo ibintu byose weretswe wasanze ari 100% perfect, none usanze icyo mu bitari perfect harimo n'icyo ngicyo, kandi kirimo gisenya ubuzima bw'uriya mukobwa. Noneho nimba ari umugore ufite umugabo we, umva nahita mpamagara ribu. Watuje umudamu ufite umugabo ubusambanyi mu rusengero, ntahamagaye ribu, naba ntari apotre Mutabazi, nahamagara ribu nkakiraho na avoka, ubwo bugoryi bukagusohokamo, kuko nta nubwo ari ikibazo cy'ubujiji ufite buri kugera kuri level y'ubugoryi. Oya, nta nubwo ari ubugoryi, uri muri umuna w'umurimbuzi, you are the devil himself, kuri gusenya umuryango. Ibyo ni umuntu uza akababwira ngo umuvugizi, ngo umushumba wanyu, ngo namufashirimo ari gusenya itorero, mumufate mujyane ribu, muva mumuvireho indimwe. Ibyo kumenya nimba umushumba yabikoze cyangwa atabikoze muzabimenye nyuma, mubanze uyu muntu mumurwanye, kuko arashaka gusenya umurimo. Ntago ari gusenya umuntu nk'umuntu, ari gushaka gusenya umurimo. None se umunsi yabikoraga Imana byari binaniye kubamatanisha, nimba n'abarozi babamatanisha, ikabamatanisha mpaka BTN na TV1, nimba none twigana Imana, kuko biri iravuga mu Befeso ngo mwigana Imana nk'abana bakundwa. Kiganuzo kugikiraho cyose, ntago nge mpora hano, murandamirwa se mpora hano. Kandi cya kabiri, nshobora kutazongera kugaragara mu preachinga Bibiliya, cyangwa se nkagaragara inshuro nkeya zishoboka. Wabaye uretse kuzacyumva ukagenda ugicumbika cyangwa ukakireba muri igihumbi, ko nubundi views zahunduriwe wagira ngo sinzi aho mwagiye, ariko mwagiye ahantu hari amabuno, ndabaza aho mwagiye. Ijambo n'ikibaryohera, mumeze nka barizirayi, bira nivuga ngo barizirayi nshango ntiyarakiryoherwa, yashaka kurya ubuki ngo ibi bintu uko bimeze nk'akawunga. Hano basigaye bumva ijambo bakumva bitarimo neza, bakajya hari amabuno manini n'abayakaraga. Noneho rero kurwanya umukozi w'Imana bizana umuvumo. Impamvu yose waba uri gutanga, cyokoze navuga inyigisho zishobora kubuza abantu ubugingo, munyumve neza. Ariko Evo uri kunyumva? Mutabazi navuga inyigisho zatuma bamuha miliyoni 100 ubona ziciye mu nzira itarizo, nk'umurwanyi mu ruhame. Ariko navuga inyigisho ubona zarimbuza abantu, zarimbuza, haguruka ntumurwanye, urwanye ibyo yavuze. Reka mfate urugero. Ibintu Gitwaza yavuze avuga ko abasiramu bazajya mu ijuru, nemeranya nabyo, byanditse mu Baroma, ariko so nshaka kwinjira. Reka tubare in case byaba atari byo. Kankubaze, hari umuntu byarimbuza? None se kari kubibwira umusiramu usanzwe ari umusiramu aka expecting ijuru atazajyamo? Hari ubwo abigiye abakristo ngo muve mu bukristo mujye mu busiramu? Mu byukuri niki gituma mukora content igwera ku tariki ya mbere ya kabiri ya gatatu, umuntu weshuje uvuvuka mu maso ngo biriya bintu ngo se ngo Gitwaza yanguze ngo bivuga iki? Wowe barakubaza kubyo Gitwaza yavuze nawe ugatinyuka ukavuga. Sindabona gitifu sedo, sindabona umuyobozi w'akagari mu Rwanda bamaza kubyo president yavuze ngakopfore. Nukuri pe ntawe ndabona, na meya ntago yakina. Mbese none iyo protocol nimba itaba mu gihugu, ubwami bw'Imana nihiba.
ejo tuzafata umwana w'imyaka 8 wanyu tuwe ngo ibyo so none ugiye kuvuguruza sibyo yavuze wiga primaire wiga muri P5 hari ibintu umuntu akoroka baza itorero dusigaye twubakiye ku bujiji n'ubugoryi n'ubudayimoni ko umuntu watuza umudamu ubusambanye kandi abizi ko afite umugabo mu rusengero akabivuga kuri mikoro uyu ni dayimoni yigendera uyu ari gutanga ikiraka kwa shitani ntari korera Imana mu cyumba nashaka mu cyumba nabyane ku ruhande amubwirire ku ruhande. Ikindi abantu mwahanuye 2015 i Burundi bakabakubita zikenda kubasema i Burundi mubuza umuntu kwifatira manda ya 3 mujye mumenye uko abantu bahanurira umukuru w'igihugu. Mumenye Natani ajya gusanga Dawidi yatukuye amaso yamubwiye ngo cyamubwiye ngo ibyo watekereje mwami wanjye byose ubikora Imana kumwe nawe. Nje umuntu ashaka kwifatira manda ya 3 akambaza ngo Imana ivuze ngo iki nabanza nkamuneka nkamutata nkamenya nimba yishaka badly. Nabona ko yishaka badly bamwango nimba wumva mu mutima wawe bikurimo kandi ukaba wumva mu buryo bwa geopolitike n'ubwenge bizagirira inyungu abanyagihugu Imana izabana nawe bikore. Bagutezemo akantu ariko ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nubona wenda nk'amahanga hagurutse cyangwa se hagurutse izindi mbaraga byagira ingaruka zikomeye uzegera Imana usenge zakwigisha ubwenge z'uburyo wabyisohoramo ni kandi ishyira hano ituro hano ukagera imbere y'umwami ngo ugende kubera iki ni umwami ariko koze ngo nkuru nziza ngo Pierre inkuru nziza ngo nubizi yuko njya nerekwa ngo kandi nawe urabizi ubyo ubwiriza meniyanse ayinya dokimantasira kudokimana uzamenya ko wabuze ubwenge. So Natani yaravuze ngo kora ibyo ushaka byose Imana izaba nawe. Agiye aryamye Imana yamubwira ngo genda umubwire ngo ntago ari uzanyubakira urusengero kandi yahavuye yavuze ngo rwubake ngo ahubwo umwana wawe Salomo azaba umunyamahoro n'uzarwubaka kandi ntago imbabazi zanjye zamwomoruka nk'uko zomorotse kuri Sauli. Ikindi mu muryango wawe isezerano irangira atabuzeho wo kwicara ku ntebe y'ubwami. Navuga ngo Imana yari imuhaye excuse nziza yavuga ngo Dawidi nubwo utazubaka urwo rusengero ariko Imana yambwiye ko umwana wazarwubaka kandi abagukomoka bose bazabona intebe y'ubwami. Icyo ngicyo Natana cyumvise aravuga ati iki ni cyankuzaho umutwe ariko kuza umuntu yakanuye amaso yatukuye amaso ari wati ndashaka kubakira Imana inzu y'imyerezi nkasigaye izahabu. Imana nikabe mu ihema nibyo byari byamutukuje amaso. Imana nikabe mu ihema nawe kaza ngo umwami girambwiye ngo yigumishe mu ihema ngo ntuyubakire inzu yashobora guhita agutanga ngo bagutwike. So abantu bagomba kugira ubwenge bw'imikorere mu muhamagaro bahabwa. Kuvuga rero umukozi w'Imana ibibi bye mu ruhame ntago bawubatse ubwami bw'Imana ubu busenye icyo koza hano byemerwa. Nanu Paulo yavuze ngo Humenayo na Alexander bangiriye inabi nyinshi. Nuvango ni igihe uri gusenya inyigisho zishaka kuzana ubuyobe buzana kurimbuka. Nk'urugero nkaza nkanga abantu birwa bigisha inyigisho z'ubuntu butangaje nkabavudukana. Ese ubundi mbavudukanye nakisema amazina yabo ubundi nabambaye iki. Reka mbwe iki ngiki nakira ku musozo. Nimba hari umuntu waje akabanga abasiramu azajya mu ijuru ibyiza wowe za uvuge ngo ndumva batazajya mu ijuru kubera iki. Hari ijambo rivuga ngo Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo niryo ushingiyeho sawa wishyiramo izina gitwaza wishyiramo ibyo yavuze wishyiramo ibyo bango abantu ngo bafite ari amatitre wimuzanamo. Wowe za uvuge ngo ngiye kwabwiriza inyigisho ivuga ngo Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Yesu niwe nzira umuntu utamwizera jyaho ngaho ibyuriye yavuze n'ibyuriye yavuze wibizana. Kuko ikintu cya mbere iyo ubizanye Satani ahita yereka abantu badakijwe ngo ntubona ko birwa bacagaguranamo ngo donga Apotre Mutabazi ngo yibasiye gitwaza ngo mwabibonye ngo nezo abantu ngo murabona atari amadayimoni ahubwo yigenderaho n'abantu Imana yarabahamagaye ariko niyigisha ko bazajyayo nanjye nkaza nkigisha ko batazajya ariko ntamuvuze. Abantu bari kutwumva barawitinga. Nese ubu habuza abantu babwirije ko divorce ari icyaha hari uwo navuze muri bo
nuvango unyumvisha arabifata banga, ariko ibyo Mutabazi avuze hari kirimo, nundi nanone kandi niyumva nta kirimo abirekere ku ruhande rwabyo, noneho azumve wa wundi uvuga ngo ni icyaha, yumva arafashijwe, yumve n'indi miziramanutse. Ariko ntago tuzaba dushyizeho wa mwuka wo guhangana, ahubwo umuntu wese azaba avuze ihishurirwa afite uko riri n'uko ringana, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ariko iri jambo wakomeje kuryumva, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. So numva nasoreza hanga nkavuga ngo noneho kino kintu cyuvuga ngo ntutanga icya 10 ni sawa, ariko kucyuza kuri kamera kubwiriza abantu ngo nimugatanga icya 10 wigize umwigisha ubizi kutabihamagariwe, ubizi kutigeze usenga ngo wumve ijwi riri guha iyo message, ngumva ngabantu ngo musigaye mugenda ngo bakababwira ngo nimutanga igitambo ngo namwe mukagitanga, ngumva ngo baba bari kubesikoroka. Umva reka nkubwire ikibazo wagira nuko wasanga igitambo cyemewe akaba ari ikibazo cy'uko ubumenyi bwawe butabigeraho. Aha, uhuye n'ikibazo rero, kuko birazana umuvumo. Muri cyagiye wari utabyemera ntunabikore, Imana iri kubona yuko utari gukora ibintu kuko utabyumva. Ariko igihe warenze kuvanga ibintu utumvugiye none kubikangurira abandi ngo ntibakabikore, reka nkwereka nk'urugero urabyumva neza. Urabona umuntu leta ihana mu Rwanda kwereka adatanga agaciro, oya ntawe, ariko reba bagufasha uri kugumura abatanga agaciro. Sha uzi ikintu utagushyira ku ivi, ukagira n'ibyago bakagisha inama Mutabazi ngo tumukorere iki, nubwo ni ku ivi mukubitire mu bumba mbari muzamurira mu mavi, musibe ruseke, musibe nyiramivumba, ariko ku buryo n'abana be n'abuzukuru azababwira ati nimuzagumura abantu, nimuzagumura abaturage. Leta wariye umusoro ishobora no kugufata ukaburana ugatsinda kandi wabona ko wawuriye, ayiwe we. Ariko reba nk'urugero ugiye ugafata mikoro uti nimugasore, nimukabikore bakagufata, ndamutse ngufasha kubiki kugumura abaturage mu bwami bwose. Kora na Datani gupinga Mose byari kubabuza umugisha pe, byari gutuma Mose atabaho ubuyobozi. Muri cyagiye haga ubuyobozi abantu 70, ariko ntago byari gutuma ubutaka bubamira. Ariko guhagarara bakavuga ngo bagashaka kugumura iteraniro ryose, ibyo bituma Imana yasamura ubutaka, bigatuma Mose azabiranwa n'uburakari, kandi bigatuma ubutaka bubamira bikarangira. Ndababwira iki kintu kugira ngo abantu batagira ngo ibintu bibabwira ari ibintu mvanye mu kirere. Uribuka abana abakobwa b'umugabo bita Serofehad, rya jambo rikunda no kugora abantu kurivuga, hariya ngo ni Serofehad. Tukunda kuribwiriza nyine tuvuga ngo ibyo waburanye ni ukuri. Urabizi uburyo rya jambo rizana amavuta mu rusengero, subizi. Ariko reka nkubwira, bavuze ngo icyo bajya kurekara muri ya mugisha, baravuze ngo data ntago yari ari mu ikoraniro ry'abakora. Siko yabavuze, bivuze ngiyo aza kuba iserari muri rya teraniro ni ukuri rya gakondo ntayo bari kubona. Ibintu uri kubyumva? Yego. Imana bango baburanye by'ukuri, ariko iyo nsanga se yari ifatanyije n'iteraniro ry'abakorana badatani, bari kubura gakondo n'abana babo bakazayibura kugera ku gisekuru cya 4. Uko niko Imana ihana umuntu usenya abakozi b'Imana. Umuvumo uraza ukagufata, ugafata abana bawe kugera ku gisekuru cya 4. Mu by'ukuri nimba atari ibanga urabikorera iki? None se urabasebye ukunguka iki ubundi? Kuko tubonye ko ubwami nibwunguka, ahubwo usenya itorero, ubusenya umuryango. Mu by'ukuri uretse Satani ubyungukiramo, wowe wungutse iki? Ngo ariko ngo biratwika ngo birebwa cyane kweri views. None se ko mwabibonye hari umuntu ubireberwaho akabirebwaho umwaka? Erega buriya Mutabazi ushobora gukora ibigano nkarebwa n'abantu 100 bikamara umwaka bikamara wa 2, ariko byose ntago bigira abantu 100 ibihumbi 100. Ariko nuzu ukamvuga nabi uzarebwa ni 50, niwongera kumvuga nabi bizamara ukwezi byarangiye gusubira kuri 2. Ubusa bavuze ko baryamanye nanjye aribwo bwa mbere mbonye amasura yabo, baracyatwika buriya, baracyakora ikiganiro kikarebwa ni 10,000. None se mu by'ukuri buriya ni iyihe nyungu ifatika koko ihari? Bivuze iki rero? Mwirinde, kuko iki umwuka w'Imana yambwiraga nuko abantu benshi bakuri YouTube bamwe azakura umuvumo kubera kutamenya ibyo babamo
ngo bamenye n'amahame y'umugambi bw'Imana, bazahakura umuvumo, kandi uwo muvumo ngo ntibazabasha kuwikuraho biboroheye. Vayo uvuga ibintu byakubaka sosiyete, uvuga ibintu. Reka nkubaze, umuntu yarambwiye, namubwiye mpa nimero z'umuhanuzi bitakanaka, hari umuntu wambwiye ngo asigaye yerekwa na nimero. Ngo ko bambwiye ko arya abana, ndamaze surabona ndi umwana ku buryo ari bundye. Mwe nimba narya abana, ndagerageza kumuhamagara mbere yo kujya kumureba kugira ngo ntasanga ari kurya umwana nkamuvundira. Icyo ngiye nkubaza ni kimwe, arerekwa koko na nimero akazerekwa cyangwa ntago yerekwa? Nicyo kinjyanye. Abaje kureba Yefuta baramaje ngo Yefu ngurya abana cyangwa ntago barya, baramubwiye ngo twamenye neza ko ari we ndwanyi ifite abagabo b'inguguzi, kandi abamidiyani n'abaturwanya batumereye nabi, ngwino. Umuntu akambwira cyangwa uriya muhanuzi se shanga ukuntu shanga ariko ngagira impano, kako shanga barambwiye ngasomaho, ngo bambwiye ngaranywa, dore ishyano. Ubu se reka mbabaze, hari umunsi Rutayisire tutubwiza ngo dufashwe? Icyo nzinuka ngira kandi yemererwa kunywaho kagaki ku, ndabizi ko muri doctrine zabo batabibuzwa 100%. Nubwo navuze ngo we aranywa kandi ntekereza ko atananywa, ariko n'urugero muri doctrine zaho asengera ko wenda bibimwemerera aramutse abikora, ariko ijambo rye tukaba tubizi neza ko bari mu bwenge n'impuguro. Upfiki uwagiye kwa Obaride ko Gatolike tuzi kingo ko bagugiye kugira ngo asenge igitangaza gikoreke. Ese ubundi bwo igitangaza kwandi gisenga kigakoreka yazamuye igitambo cya Eucharistia n'iki baniyambaje abatagatifu mu by'ukuri. Icyo nshatse kubwira abantu ni kingi kivuga gutya, nimba ugiye kureba umuhanuzi ugiye kumureba kubera ko afite amavuta, ntabwo ugiye kumureba kubera ko arya abana cyatabarya, ntabwo ugiye kumureba kubera yuko anywa inzoga cyatazinywa, kuko ntuzi doctrine abarizwamo. Ubaha Imana yamuhaye amavuta, umugereho kugira ngo aguheshe ibitangwa n'amavuta. Ubundi nimba arya abana ukabura umwana, namara kuguhesha iby'amavuta aguhesha agashaka kukurya, ube witegeye umuryango uri hasimbuke wowe. Hari ikindi ese wabura n'ubwenge? Aguhesheje umugisha wa gihanuzi, atari ko ndagomba kukurya. Bwite rero ntuzi gahunda y'ukwezi, we nzagaruka tubisoze. Ugenda ugiye azakugira ate? Azashyiraho ribbing ugushake se? Wowe uragenzwa no kuko umuntu afite impano, ntabwo ugenzwa n'ibyo yizera n'ibyo atiza. None rero nimba we rero anywa cyangwa se akaba arya abana, nagera ku ntebe y'imanza y'Imana n'ukuri zabimubaza, nagira yarihannye muzahurira mu ijuru. Mu by'ukuri murabona Satani ataradutsinze igitego, kuko abantu nicyo kintu basigaye bazana kuri za YouTube. Ntabwo mwabyumva. Nge Mutabazi uzaza akamvuga nabi ni umuvumo we. Nimba nzi n'abana arya, nzi n'ahanywera inzoga, simvuze ko hari uwamvuze nabi nkaba mbimuziho, nubwo mutamenya nimba hari uwabimvuzeho nkaba mbimuziho, kubera ko ayo makuru sinayabaha. Nzabiceceka, nzaza mbabwira ibibagirira umumaro. Ariko reka tubwizanye ukuri, Evo, iyo umuntu aje kuvuga ko apotre kanaka yamubonye asambana n'amafoto ayafite irimo, bikungura iki wowe? Tubwizanyije ukuri. Uretse n'abari kubikurikira barimo nabo ku gice, kandi barimo nabo wenda yabwirije bagakizwa, ntiwanamureka akabikomeza akazarimbuka wenyine, ariko ababwiriza bagakizwa ukabareka akakomeza kubabwiriza bagakizwa. None nibaze iki ngiki, Evo, rega Yesu yigeze bamubwira ngo hari umuntu utajya dukurikira ngo ariko ngari gukora ibitangaza mu izina ryawe. Aravuga ngo nubwo tutari kugendana, ariko nimba atandwanya wari mu ruhande rwacu. Nge nimba uri kubwiriza abantu bagakizwa, kuki ngomba guhindukira nkakurwanya? Kandi nyine twese turi kubwiriza abantu bagakizwa, ni Satani turimo duhombye. Rero ninjya kurwanya ndaba ndimo nkora mu nyungu z'uwo Satani, kuko nzasigara wenda ni kubwiriza abo mbwiriza bagafashwa, ariko abo babwirizaga bagafashwa sindi ababwiriza. Tubwizanye ukuri. Nk'ubu nsenye mu masharirene, abantu ubona mu masharirene yabwiriza bagafashwa, ubona Mutabazi yabwiriza bagafashwa. Tubwizanye ukuri. None se ubona abantu mu masharirene abwiriza bagafashwa, nako abantu Mutabazi mbwiriza bagafashwa, mu masharirene ababwirije ubona bafashwa? Tubwizanyije ukuri. Nuko abariko dushaka kwigira indyarya baba batandukanye. None se ni musenya abo yabwirizaga n'indura bafata ndabashoboye? None se we nansenya abo nabwirizaga ni arabagira ate? Arabashoboye? Nese mu by'ukuri urabona Satani ataraturashe?
ubu nkaba naje hano nkagira umuntu isanga yirenza nkafata n'iminota irengaho ndi ku muntu ngo waburinde waburi muri wa Yesu cyangwa waraje usimbura Yesu kwa ngo ngo wari intumwa yaje simbura ngo Yesu ngo ngari nayo yanyuma nawe wabaye ndi ntumwa hari igitangaza. So ntago uri umuntu nafataho isaha yose nkuvuga cyangwa keretse waje ukavuga ko Yesu atapfe ngazuke kuko ibyo ari byo byishingiro by'agakiza ni ukuri nahaguruka. So nasoje rero reka se nukora conclusion ivuga ngo dukeneye abigisha mu murimo w'Imana mu itorero mu Rwanda. Ikindi doctrine y'iwanyu wikumva yuko isumbiza abandi bose niyo wahisemo, reka n'abandi yo bahisemo bayifashirizwemo. Gatatu, ibyo muvuga ku bakozi b'Imana byinshi abari amakuru y'ibihuha abantu bumvishe batahagazeho, kandi naho yaba impamo ntimugatega amatwi. Kuba abantu bari kunyumva bakumva ibyo navuze ari ukuri, nabagira inama titre yose ubona harimo kuvuga ngo kanaka yibasiye kanaka ntukabifungure. Niba bikora bakabona ntibirebwe bazashaka izindi zirebwa. Ibyo abagikuzimu n'abahimba ko bagiyeyo byararebwaga kera bikajya na views miliyoni. Uyu munsi impamvu batabihostinga nuko bitarebwa. N'ababihimba impamvu batakibihimba bajya ntibakigikuzimu nuko nyine abivuze nta n'uwamusukira amazi yo kunywa. So rero abantu bavuge ngo iki mwe mureba nimwe mworora ibibi. Shanga abakozi b'Imana bari gucagurana ngo ariko ibi birakwiye muri comment. Wowe uvuga ngo birakwiye muri comment iyaba utabirebye, kandi kutabireba byagaragazwa no utagaragara muri zo comment byari gutuma batazongera kumuhostinga azanye amagambo y'amangambure nkayo. Mu byukuri nimwe mu byorora. My conclusion, umukozi w'Imana wimusenya mu gihe cyose atarimo akora ibintu byabuza abantu ubugingo. Nimba ibyo ari gukora byakiba abantu amafaranga, mureka bibe. Nimba ntabwo nko buzima bafite ntago bari kwiba yawe. Ikintu ku cyumba yego, ntago bari kwiba yawe. Ikindi none wandi usanga mutaho muri doctrine imwe, ubu umuntu ajya kurwanya ruswa ibera muri Afghanistan nkabijana narwanya ibera i Kigali kuko irafata kuri budget nationale y'u Rwanda. Ariko reba nk'urugero winjiye mu Bushinwa ugatangira kujora ibera muri leadership y'Ubushinwa, ubije mute uri kwigira nka ba Menendez na ba Blinken, ubaye mpatsi ibihugu uje gwaka Ubushinwa. Bivuze ngo hari n'ibintu umuntu akora nk'amaza ni uriya muntu uri kujora uramushumbye oya, asengera mu rusengero rwawe se oya, bishoboka biteze kuri kumusenya kandi ubizi neza ko asenyutse utajya muri rusengero ujye kwimika undi mushumba cyangwa ujye kwa umushumba. Uri gusenya ibintu by'ahantu utazajya no kubyubaka, basi wasenya iby'iwawe uvuga uti ndabisenya ko ndi bunabyubake. Ahangaha rero ndagira ngo abantu babyumve neza, bagira ubwenge kandi babaza umwuka w'Imana mbere yo kugira ikintu avuga asenya mugenzi we. Ikindi si ngombwa ko usenya umuntu, wowe vayo wigishe ibitandukanye. Umuntu ashobora kuza akavuga ngo nta muntu ushobora kugira metero 2 ku isi. Nge sinze kuza kumuvuguruza nkahita nzana umuntu ufite metero 2 n'igice nkahita mfata akametero sinanavuge nka pima kagaragaza yuko ari metero 2.35 nkahita mfunga kamera. Wa muntu wavuze ngo nta muntu ugeze metero 2 bajya bamucanga sha ngo warasebye sha ngo haje umuntu agaragaza ngaramuna mupima tureba. Ariko ntago nigeze mvuga ngo ubwo rero ngo Claude ngaraza ngo njyanga ngo Ivani ngaraza cyangwa se Celeste ngo araza ngababwira ko nta muntu urenza metero 2 ngo ariko uriya muntu ngo buriya yibonyemo iki ngo ariko nguriya ngo yize amashuranga wapimye umuntu ari wapimye 2 zikarenga ayo mazinuro yazamo urashaka iki ariko ubundi pima zirenga. Apotre reka dusoreza aho ngaho. So ndumva ari ibyo ngibyo rero. Ikindi ariko gikomeye, ibintu udashyikira mu mwuka no mu nyigisho no gusobanukirwa Bibiliya ntibivuze ko atari ukuri byose. Ibyiza rero nimba utabisobanukiwe ukaba utarahamagariwe kwigisha, kandi nimba waranahamagawe ukaba bisigiwe kandi mbora bisigiwe ukaba utasenze ngo biboneho ihishurirwa, kandi ubwenge bukaba utakwemeza ko icyo kintu nugikora kiri bwungure abantu muri rusange, wibirwanya. Wenda hagarika kubikora kutabyumva, ariko wibuza ababikora. Nimba icyacu mutagitanga wibuza abagitanga kugitanga. Nimba utajya ituro biti gitambo, ubwo hari abandi babihishuriwe bisobanukiwe, wibabuza kubikora.
wikora inyigisho zigamije kubihagarika cyangwa se kubisenya. In the end niyo twese twabibwiriza hari umuntu azabitanga nuko atabisobanukiwe. Rero nuriya wabibwirije nibivuze ko u Rwanda rwose rurabikora, ahubwo wowe vayo wigisha inyigisho yawe kandi uyigishe neza utagamije ihangana, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Naho abasenya abashumba babo, abavuga inkuru mbi ku bakozi b'Imana mukazindurwa n'ibyo, nukuri nta muntu ugeze avuga ngo kana karasambana ngo abantu 5 bihane, ntawe ndabona, ahubwo tubona 5 bagwa. Nta muntu uravuga kanaka yari amafaranga ya kanaka ngo abantu 1000 bihane, ahubwo tubona bagwa. Mu by'ukuri Imana itanga umwuka w'ubwenge nihishurirwa kugira ngo tumenye ibikwiriye kuvugwa n'ibyakubaka itorero, igihugu, umuryango ndetse n'imitima muri rusange. Ikiganiro ngisoje mvuga ngo haramutse hariho umuntu wumva hari ibyo akeneye ko nza nkabagaragariza ibyanditswe neza noneho nkabyigisha biri byonyine, wenda iyi point cyangwa si point uyifatire nk'isaha ariyo yonyine uri kwigishaho, mu gihe bitarahagarikwa yuko nagaragara nigisha ijambo ry'Imana mu ruhame, bitarahagarara mu buryo bwuzuye, nkaba ndi kubigenza make ariko mbasha kubikoraho de temps en temps cyangwa se rimwe na rimwe. Icyo ngicyo avuga ati wenda nshaka kutwigisha kuri cohabitation, abo bo muri Canada n'abo muri Amerika, ariko wenda b'Ikigali ntimuzabinsabe rwose. Cohabitation y'i Kigali koko nubwo nahisigaye ihari, reba none ukoze cohabitation n'Igisenyi nagatangaza. Noneho kaboti ibya divorce turashaka none ubirambure nini urambura ushyiramo n'ingero na verset biblique. Ibi byose wenda muzabyandikira uyu munyamakuru nze mbafashe, kandi niyo ntazagaruka kuri zikamera mvuga ibyanditswe, ndamya yuko ibyo mvuze ni package mwazasigarana by'ibihe birebire kandi byinshi ikabafasha, nubwo ibyo mvuze bidakuraho inyigisho z'abandi, kubera yuko mbahaye icyo utari buzumva nabandi, ariko nakiriya bafite nacyo uragikeneye. Mugire kwemera abakozi b'Imana kandi mugire kwemerana, byanga bikunda nta mukristo ubaho nta mukozi w'Imana n'umwe yemera mu isi. Nuwisanga kugira umenye ko wavangiwe, nimba nta mukozi w'Imana n'umwe wemera, ukaba wemera ubuhanuzi ko bubaho ariko ukavuga ngo nge nta muhanuzi n'umwe nemera mu Rwanda, tangira wisuzume ufite ikibazo kandi Satani iraguteye. Byanga bikunda hari umukozi w'Imana muzima umwe, hari umuhanuzi w'Imana umwe muzima, byanga bikunda birahari. Rero bishake bishakishe paka kandi uzanabibona. Ku musozi umwe nuhabura umuhanuzi muzima uzamusanga kundi musozi, numubura hano uzamusanga handi. Basengeye indwara yawe ntiyakira, ariko abakozi Imana bose bo mu Rwanda ntago iyo ndwara yabananira. Ibyiza rero komeza uzasengera iyo ndwara igakira arahari. There is someone prepared for you around the corner. There's someone to bless your life, to give you deliverance around the corner. Byanga bikunda hari 7,000 kandi muri ibyo 7,000 harimo umwe wawe wamushune mu kazi we uzagwesha umwana w'umuhungu. Ndumva rero nasoreza aho ngaho mbaturaho umugisha. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima.